Reka uyu munsi rero dutangire n'ingingo yacu. Divorce zabaye nyinshi. Mu minsi ishize batangaje yuko abantu bagaragaje imibare y'abantu batse gatanya ndetse bakanayemererwa cyangwa se bakandikwa mu gitabo cy'irangamimerere cyangwa se muri sisiteme y'irangamimerere igaragaza yuko abo bantu batse gatanya. Ese mu by'ukuri ni iki kiba kibyihishe inyuma? Ubundi bitangira kera, bitangira umuntu ari muri fiyansaye n'umushuti we bameze neza, hakaza kugera igihe ibintu bitamera neza, hahandi ibintu bya romance biba bigabanutse cyangwa se bya bishashi by'urukundo biba bigabanutse, ahubwo hakaza noneho ibintu bya nyabyo bitarimo amarangamutima, ukabona umukunzi wawe umufasha guca inyuma, ukabyihorera ukavuga uti buriya nidushakana bizagenda bigabanuka. Ukabona hari imico runaka utishimiye, udakunda, ubizi neza ko uhamanya n'umutimanama wawe yuko udakunda, ariko still ukavuga uti it's okay bizarangira. Ukongera ukabona ibindi bimenyetso birenze kimwe, ni imyitwarire se, ni imyambarire, ni imyitwarire mu rugo, ni isuku, umukunzi wawe nta suku yari afite mukiri muri fiyansaye, mbese ukagenda ubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yaguciye inyuma, aranywa agasinda. Buri ikibazo si ukunywa, ahubwo ikibazo ni ibyo ukora wasinze, cyangwa se no kuba ni ibyo ukora wanyoye birengeje urugero. Buri ikibazo si ukunywa, ahubwo uranywa ukabasha kubikontorora bikagusiga uri umuntu muzima cyangwa se uri gukora ibintu bizima. Ibyo byose rero umuntu akaba yarabibonye muri fiyansaye, ariko akarengaho akavuga ati it's okay bizarangira. Mu by'ukuri ukabyakira wiremamo icyizere cy'uko bizashira cyangwa se bizahinduka, ukavuga uti wenda nidushakana nzagenda muhindura gake gake, bizagenda bihinduka. Wamufata byaguciye inyuma akagusaba imbabazi, akarira, agatakamba, it's okay, ukabyemera. Icyo gihe ukavuga uti nidushakana nzamuhindura, nzajya nkorera, nzajya nitwara gutya ku buryo atazagira gute izi ngeso runaka zigiye zitandukanye. Ni nyinshi: imikoreshereze mibi y'amafaranga, kuba ari umuntu udafata inshingano, kuba ari umuntu ariko wowe ukamukunda ushingiye kuri cya kibatsi cy'urukundo cy'amarangamutima. Buriya abahanga mu rukundo bagaragaza yuko utagashingiye ku rukundo gusa ugiye guhitamo umuntu muzabana. Rero ibyo byose wamara kubibona bakavuga ati it's okay, ukarenzaho ukavuga uti bizahinduka bizashira, ariko mu by'ukuri ukagumya kwizirika kuri uwo muntu utitaye kuri ibyo bimenyetso agenda kugaragariza. Ni ukuvuga ngo ikintu kiba cyarabayeho rero ni igiki: iyo ukomeje, iyo ubyihanganiye bikarangira mushakanye, mukajya mu rukiko, mugakora yewe na mariage, mu by'ukuri ukajya mu rugo, ibyo byose warabibonye ukabyirengagiza, akakuryoshya akagusaba imbabazi. Bibaho yuko umuntu ashobora kugusaba imbabazi yakoze ikosa runaka, ariko hari imyitwarire iba iri mu muntu idashingiye ku makosa runaka. Umuntu ntago yahora asinda ngo uvuge ngo ni ikosa ngo agusabye imbabazi ku by'ibyo yakoze yabikoreshejwe n'inzoga, ngo wumve ko mu by'ukuri si ikibazo cy'ibyo yakoze, ahubwo ikibazo ni icyatumye abikora. Icyatumye abikora ni igiki? Ni ukuba yanyoye akarenza izo ashobora kuba yagenzura zikamukoresha bya bindi agusabamo imbabazi. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ukabibona ukavuga uti reka ndenzeho, reka mbyihorere. Kandi mu by'ukuri ibyo ngibyo iyo birangiye ushatse nk'uwo muntu, ukaba uri wa muntu wamushatse atemera izo ndangagaciro, utanifuza ko wazabana nazo ubuziraherezo, ahubwo ugashingira ku cyizere cyo kuvuga ngo nzamuhindura, bizahinduka, bizagenda bigabanuka. Birangira gute? Birangira winjiye muri bya bintu ubizi neza yuko atari ibintu wowe uha agaciro, ubizi neza yuko atari ibintu uzagumana mu mutima wawe, cyangwa se ubizi neza ko ari ibintu utazabana nabyo ubuzima bwawe bwose. Guess what? Ni iki kiza gukurikiraho? Buriya iyo umuntu ashatse
cyane cyane abagabo ukuntu bateye, ni ukuvuga ngo iyo hari achievement agezeho, iyo ngiyo aba yivivuye nta nubwo yongera kuyigarukaho, nta nubwo yongera kuyitaho umwanya. Iyo avuze ati nkushyize mu mago birarangiye, twiswe umugore n'umugabo, tayari biba birangiye. Ubwo ibindi bishingiye kuri icyo ngicyo rwose byo kuba hari ibyo agomba kugenza neza, igisigaye nyine azajya akora ibyo ngibyo ya making sure yuko wabonye wenda iposho cyangwa se mufatanya n'ibiki, niyo waba uri independent ubasha kwihahira, akamakinga sure yuko hari utwo akora nyine two kugira ngo avuga ati okay, twarashakanye byararangiye, no need yo kugumya mpangayikishijwe no kuba utishimiye uko ngewe nitwara. Guess what, ni ukuvuga ngo ibyo bintu wabyinjiyemo ubizi neza yuko utabikunda, ubizi neza yuko utabishaka, ubizi na neza yuko atari ibintu uzabana nabyo. None se nimba wagiyeyo, urumva ikizakurikiraho n'iki? Nicyo kinyoma cyo kwibwira yuko ushobora guhindura umuntu. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kuba wahindura umuntu umuhindura imico ye. Nimba utayishimiye ukaba umaranye imyaka nawe ubizi neza yuko ibyo bintu udakunze kuri we, hatabayeho uburyo bwo kuba yabireka cyangwa se yabihindura kubwo kwigomwa, usibye yuko ashobora no kubikora ari ukugira ngo abikore nk'urwiyerurutso akujijishe, then nimugera mu rugo azongere abikangure. Ahubwo icyo ugomba gukora ni ukuvuga ngo wowe ugomba kuba ufite izo standard zawe ugenderaho, ugomba kuziha agaciro, ukavuga uti ngewe umuntu uteye gutya na gutya sinshobora kubana nawe mu rugo. Aho gushingira kuri cya kibatsi cy'urukundo kiba cyarabahuje, iriya connection, iriya attachment, kuriya kuba mwarahuje amarangamutima ukumva uranyuzwe, biriya si byo byonyine biba biri buze kugufasha kuba wagira gute, wakubaka rwa rugo ngo ruzamare igihe kirekire wowe ubwawe wakishimira. Ikintu kiba gihari rero ni uko uba ugomba kugendera kuri za ndangagaciro wiyumvamo. Iyo akenshi na kenshi ubundi bibaho yuko wa muntu aba yarabyumvishije ariko akavuga ati oh it's okay, bizahinduka, ukagendera muri icyo cyizere. Kandi ntibibaho yuko umuntu mumaranye imyaka 3 waramurebye ntacyo utamubwiye, wenda waramubwiye uti ngewe bino simbikunda, simbishaka, mba numva tutazabana, akagusezeranya, akakubwira, akaguha promise, uyu munsi ndabireka, ejo akabisubiramo, ukabona izo red flags. Nyine ibyo bintu bidahura na wa wundi wawe wo mimbere, wowe mimbere ari kukubwira ati sinifuza umuntu ujya mu kabara gataha saa 9 z'ijoro, sinifuza umuntu usinda, sinifuza umuntu unca inyuma, sinifuza umuntu wenda udafata inshingano. Mbese za ndangagaciro cyangwa se za ngeso uba warabonye ku muntu ukabona wowe ntago zihuza n'umutimanama wawe, cyangwa se ukumva ufite inkomanga ku mutima kubw'iyo myitwarire ye, please fata umwanzuro, naho ubundi tayari ugiye gukora divorce, ntabwo ugiye kubaka urugo.